None itariki 15 Gashyantare turahimbaza Abatagatifu Faustin, Yovita, Claudia Colombier, Georgita cyangwa Georgia na Sigifrid. Ndi kunanjye Dani, iyo ni Lumen TV. Reka tugere ku mateka ya Mutagatifu Faustina na Claudia Colombier. Faustina na Yovita. Faustin na Yovita bavaga indimwe, bombi bakundanaga bitangaje. Bakomokaga mu muryango ukomeye cyane mu Butaliyani. Igihe Taliyani umwami w'Abaromani ategetse kurimbura Abakristo, Faustin na Yovita bafashwe mu ba mbere kuko bari bazwi hose kubera ishyaka n'umwete bagiraga mu kwamamaza Ubukristo. Faustin ari umusaserodoti naho Yovita akaba umudiyakoni. Izo ntore z'Imana zamaze igihe kirekire mu buroko, hanyuma babajugunya mu nzu y'ibirura bishonje byari bimaze iminsi bitarya. Cyakora uw'igitangaza cy'Imana, ibyo birura ntibyabakura. Abanzi babo birabatangaza, ariko kandi birabarakaza cyane. Noneho bazirika amaboko n'amaguru babaroha mu nyanja. Babonye nabyo ntacyo bitwaye, bareremba hejuru y'amazi, kandi ibyo bitangaza bikomeza gutuma abantu bakunda Ubukristo, bakuramo babaca imitwe. Mbere yo kwicwa ariko, Faustina na Yovita barapfukama basaba Imana ngo ibakire mu bwami bwayo. Faustin na Yovita, udusabire. Turahimbaza kandi Mutagatifu Claudia Colombier. Claudia Colombier yavutse mu mwaka w'1641, avukira mu muryango w'abanyacyubahiro wari utuye mu mujyi wa Saint-Symphorien-d'Auzon uri mu ntara ya Dauphiné. Uwo mujyi kandi uri hagati y'umujyi wa Lyon n'uwa Vienne. Se yitwaga Bertrand Colombier, naho nyina akitwa Margaret Kwanda. Claudia Colombier yari umwana wa gatatu w'ababyeyi be. Nyuma umuryango we wimukiye mu mujyi wa Vienne, maze aba ariho Claudia Colombier yigira amashuri abanza. Amashuri yisumbuye yayize mu ishuri ry'Abayezuwiti riri mu mujyi wa Lyon hari mu mwaka w'1658. Claudia Colombier yari yujuje imyaka 17, maze akinjira muri novisiye y'umuryango w'abihayimana b'Abayezuwiti wabaga i Avignon. Mu mashuri ya kaminuza, Claudia yayigiye muri uwo mujyi arangije imyaka ya novisiye. Aho kandi ni naho yakoreye amasezerano muri uwo muryango w'Abayezuwiti, maze amara imyaka 5 yigisha ikibonezamvugo n'ubuvanganzo ururimi rw'Igifaransa mu ishuri ry'Abayezuwiti. Mu mwaka w'1666, umuryango w'Abayezuwiti wamwohereje mu mujyi wa Paris kwiga ibijyanye n'ubumenyamana theology mu ishuri ryaho rya Clermont. Icyo gihe Claudia Colombier yari n'umwarimu wihariye w'abana ba Jean Baptiste Colbert wari minisitiri w'imari n'ubwami bw'Ubufaransa. Ubwo Claudia yari asoje amasomo ye y'ubumenyamana, yahawe padiri maze ahabwa n'ubutumwa bwo kwigisha muri rya shuri yari yarizemo ry'i Lyon. Nyuma kandi Claudia Colombier yashyizwe mu bigisha b'inkuru nziza b'umuryango w'Abayezuwiti ko bari barabonye ko afite ubuhanga mu kwigisha. Mu mwaka w'1674, ubwo yari amaze imyaka 15 mu muryango w'Abayezuwiti, Claudia yateye intambwe yo kwiyegurira Imana burundu, kandi anemeza we bwite kubahiriza uko bikwiye itegeko ryagengaga uwo muryango w'Abayezuwiti, kandi ababanaga nawe bahamyaga ko yabyubahirizaga koko. Mu mwaka w'1675, Claudia yatorewe kuba umuyobozi w'abafurere b'Abayezuwiti babaga muri Palais Monial, kandi nanone icyo gihe yaranashinzwe ubuzima bwa roho bwa roho z'ababikira bo muri monasteri yitiriwe Bikira Mariya, abwira ko azabyara umwana w'Imana, Monastery of Visitation Sisters. By'umwihariko aho niho Claudia Colombier yamenyeye kandi umujyanama wa roho ya Mutagatifu Margarita Maria Alacoque. Claudia Colombier kandi yanoherejwe mu bwami bw'Ubwongereza kwigisha Maria wa Modena na Duchess wa York waje kuba umugore w'umwami Yakobo wa II. Claudia Colombier yari rero umupadiri mu muryango w'abihayimana b'Abayezuwiti. Claudia Colombier yari umumisiyoneri witagatifuzaga binyuze mu buryo bwo kwibabaza. Yari kandi n'umwanditsi, akanditse ibitabo byinshi. Bimwe mu bitabo bye by'ingenzi harimo ibyo yise Pure Reflections, bishatse kuvuga ibitekerezo by'ubusabanyiramana, Meditation on the Passion, bishatse kuvuga kuzirikana kwa bare bwa Yezu Kristo, na Retreat and Spiritual Letters, bishatse kuvuga amabaruwa y'imyiherero. Imyaka 2 ya nyuma y'ubuzima bwe, Claudia Colombier yayimaze ashinzwe kwigisha abanovisi i Lyon, ajya na Palais Monial aho yiciwe n'indwara yo kuva amaraso. Claudia Colombier yitabye Imana ku wa 15 Gashyantare mu mwaka w'1682, apfira ahitwa Palais Monial mu bwami bw'Ubufaransa bw'icyo gihe afite imyaka 41. Ni Papa Pio wa 11 washyize Claudia Colombier mu rwego rw'abahire ubwo hari ku wa 16 Kamena mu mwaka w'1900
1929. Yongeye kandi ni mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri umwanditse mu gitabo cy'abatagatifu wa 31 Gicurasi mu mwaka w'1992. Kiliziya Gatolika yizihiza mutagatifu Claudio wa Colombieri wa 15 Gashyantare, umuvugizi w'abiringira umutima mutagatifu wa Yezu. Mutagatifu Faustin, Yovita, Claudio wa Colombieri, Jorigeta, Sigifridi, mudusabire. Yifurije kandi abahimbaza abatagatifu kugira umunsi mwiza.